Haya iyi ni byose TV nkomeza mbahereza ikaze hano 5-5 ni ikipe ya APR yakiriye ikipe ya Muhazi United. Hano rero ni kuri byose TV, mwibutsa gukanda subscribe, ugakanda share ndetse na comment, tugakomeza tukibanira neza. Ndashaka kubakubita ikintu kijyanye n'urukundo rwa football. Reka turebe APR irimanukira niyo mugabo Claude. Attention, reka turebe imbere izamu barimanukira, ariko abakinnyi b'ikipe ya Muhazi umupira bawukuraho neza bitonze. Reka turebe niyo Ibizi Ramazani aragacuma arambura pose, ariko umupira awushyira hanze rwose, awushyira hanze umupira awushyira hanze. Mwibutsa yuko n'umusore wanyu kubw'Imana Olivier komeza mbagezaho ibyiza byose bijyanye na football 5-5 rero. Nge narababwiye ni hano niho uzasanga amakuru azirimo hano gusesereza. Reka turebe barambura pase, Muhazi barekepera bitonze neza 5-5. Reka turebe aragucenga, arakwambura ari Yuswane, ariko reka turebe barakubitana imbere zo mubira cyakomeye, bamukira hasi. Umusifuzi ati ntabyo nabonye, rwose. Ari Yuswane aporoteje umupira Paveri Nzira arawufata yitonze neza 5-5. Umusifuzi avuga ati muwe muhagaze turebe icyo uyu mukinnyi wa Muhazi yabaye. Ari nako kandi umutoza Darikonovic abahereza amabwiriza, abakubita amazi, ababwira ati ibyo murimo murakina ntago ndimo kubyumva neza. Ari nako kandi ku rundi ruhande Ruremesha w'ikipe ya Muhazi ababwira ati ndashaka yuko mudefanda neza kandi imipira mukajya muyigeza kubataka neza, ndetse n'abamediateri ati nibyo twabyumvishe. Mukajakete keza Darikonovic yambaye inkweto z'umweru ndetse n'ishati y'umweru y'amaboko maremare. Ruremesha yambaye ipantaro nziza y'ikoto ndetse n'umupira w'imbeho w'amaboko maremare. Reka turebe APR rimanukira ni Ibizi Ramazani aragacuma, wongeye kugaruka mu kibuga nyuma y'iminsi yaramaze ataboneka mu kibuga. Reka turebe recuperation, barafinda aragatanga neza. Lamine Ba aragucenga, ariko ni kufra ikipe ya APR mu kibuga hagati, Reka turebe ninde uryamye mu kibuga hagati. Mbibutsa yuko mukwiye gukora subscribe mukatwereka urukundo nk'urwo ngiye kujya mbereka rwiza cyane, urukundo rumeze neza. nkabakundisha football muri rusange. Wowe utayikunda rero nawe nshaka kukwereka urukundo, nshaka kukwereka uburyo bakunda football mu buryo bukomeye cyane kandi uburyo bwiza. Uzayikunda ukayikundisha n'abandi, kadukandira subscribe, ukibuka gukanda kazogera, ugakanda like niba wakunze produit zose za football tugenda tukugezaho. Ushaka ndetse no kwamamaza, wareba izo nimero zigiye zitaginze kuri byose TV, ukagenda utuvugisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, tugakomeza tukibanira 5-5. Mbibutsa yuko biracyari ubusa ku busa hagati y'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Muhazi United. Mbibutsa yuko rero mukwiye kutwereka urukundo, tubabwira tuti ubona yuko uyu mukinnyi yagize ikibazo gikomeye cyane, hakaba hajemo na burankari rwose. Ninde wagize ikibazo? Ninde? Mu kanya gato ndaje mbagezeho izina na nimero. Ese ninde?
ese ninde ese ninde wagize ikibazo? Abaganga bamubwira bati jya kuri burankari, reka tumubwire tuti kiki recovery kandi tumwifurize kugaruka vuba mu kibuga hano hagati. Ruremesha umutoza wa Muhazi avuga ati refa wowe kudasifura iminota yagenwe na FIFA ndetse na CAF ko yamaze kurenga iminota yagenwe, umusifuzi yagize umukinnyi yagize ikibazo ko yamaze kurenga, ati wowe kudasifura ari nako inama mbibutsa yuko ku bantu bagiye babona ikiganiro mperuka gushyiraho kuri YouTube channel yanjye bagende bakirebe. Nababwiye ni Darikonovic gutsindwa uyu mukino ewana rwose biramuviramo kwirukanwa. Ubona yifashe yasobekeranyije amaboko avuga ati ko mbona bigiye kuncanga, ati birancanze noneho mbuze uburyo mbigenza, ati ndabigenza gute kugira ngo ndebe yuko aya manota 3 nayacyura, aya manota 3 nayashyira ku yandi mfite, nkava ku mwanya wa 11 ndiho n'amanota 8 n'ubusa bw'ibitego nzigamye, nkagira gute nkakomeza nicuma imbere. Ni kufura ikipe ya APR, reka turebe yahita imberezo byanze, yarashatse kumutungura ariko biranga, yarashatse kumutungura ariko biranga, umupira wohereza mu bafana. Narindimo mvugana n'abakinnyi bamwe n'abafana bamwe na bamwe bavuga bati iyi Muhazi niyongera kutwitendekaho ntago tuzagaruka ku kibuga. Ese nibyo? Reka turebe. Barafinda arambura pase, arashakisha nde Byiringiro Gilbert Kajeje, arambura pase, reka turebe ashakisha nde, arashakisha Ariyuswane, arambura pase, reka turebe ninde, ni Frodoir yarambuye pase, ashakisha Frodoir, reka turebe, aragacuma zabamushyira hasi ariko biranga. Umupira nuwo kurengurwa, nuwo gufatwa n'ikipe. Reka turebe, birakomeye Nige na Kerema, umupira arawuhoza neza ugaruka mu birenge bya Paveri Nzira.